hari abantu benshi bahize imihigo, bahiga imihigo kubera ko babonaga urupfu rubegereye, urupfu rubasatiriye, ariko guhigura imihigo biranga. Umva, higura imihigo yawe kubera ko umunyakibi ntabwo azongera kunyura imbere y'amaso yawe. Higura umuhigo wahize imbere y'Imana, umunyakibi ntabwo azongera kunyura mu maso yawe ngo wongere kumubona ukundi. Ijya ku ihumure ry'Imana. Imana itanze ihumure, itanze ihumure mu babyeyi, itanze ihumure ku bakobwa, itanze ihumure mu ngeri zose z'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Imana itanze ihumure. Nari nkubwiye ngo yaturokoye urupfu, ikaturokora urupfu rwari reka nongere mbasuhuze mbifurize byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi, amanywa ndetse na nijoro. Reka nkwifurize umugisha w'Imana aho uhereye hose mu mpande zitandukanye zigize isi dutuye. Njyewe nitwa Ben, iyi ni Savana TV show. Uyu munsi ndi kumwe na Yesu ari ku Ngoma TV, ni wowe tugiye gukorana uyu munsi. Mbahaye ikaze, reke mbibutse gukora subscribe kuri mwe mutigeze muyikora kugira ngo tujye tubona umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu update zacu, ibigo butumwa turimo ari kugeraho mu buryo bukoroheye cyane. Turi mu bihe bitoroshye, ibihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda bamaze kubimenya ko mu kwezi kwa kane buri mwaka tugira ibihe nk'ibi byo kwibuka. Intego y'uyu mwaka dufite ni ukwibuka twiyubaka. Rero dukomeze tube mu bihe bimwe tudakomeretsa ndetse tutanavuga amagambo akomeretsa abandi. Mwanyemerera nakire umukozi w'Imana turi kumwe uyu munsi, yitwa Claudine, ariko ndashaka kumwakira kugira ngo yivuge ku bantu badukurikiye bamubonye ari ubwa mbere, baze kumenya umuntu ugiye kubana uwo ari we. Muhaye ikaze na karibu hano kuri Savana TV show. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha kunyakira kuri Savana. Uko babibabwiye, babanje kubabwira ngo ni Yesu ari ku Ngoma TV muri kumwe. Amazina ni Yamfashije Claudine, YouTube channel dukoreraho ijambo ry'Imana, ducishaho ivugabutumwa ni Yesu ari ku Ngoma TV. Rero ndabakunda, mahoro y'Imana bane namwe ngo kutwakira. Yego, nawe Imana iguha umugisha udasanzwe kubwo kwemera ubutumire bwacu bw'uyu munsi, ukaba wemeye kuza kutuganiriza ijambo ry'Imana. Yego, ndaza kukwinginga udusengera Imana kugira ngo Umwuka Wera ari buza kutubera umuyobozi. Yego, reka dusenge. Imana data wa twese, Imana nziza, Imana ikomeye, twongeye kugushimira, turaguhimbaje ko Mana nyagwara ku Ngoma ukomeje kuturinda no kutwimana. Tugushimiye ko tubereye umucyo uyu munsi wa none, tukaba turi kuvuga Mana bikemera. Tugushimiye ko waturinze ukarinda abanyarwanda muri rusange, tukaba Mana nyagwara ku Ngoma tugihumeka umwuka w'abazima, izina ryawe nirishimwe. Rero tugiye gutangiza iki kiganiro, turaritse Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera bize bitangirane natwe kandi uze gusozanya natwe Mwuka Wera, izina ryawe rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Iki kiganiro kiyoborere Mana, ntitugaragare ahubwo hagaragara izina ryawe, izina ryawe nirishimwe kuko uri Data wa twese mwiza, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana iguhe umugisha. Hari haciye iminsi navuga ngo itari mikeya utagaragara hano kuri Savana. Yego. Muri ibyo bihe byatambutse amakuru rero. Muri ibyo bihe byatambutse amakuru ni meza, usibye ko haciyemo agahe gatoya mu minsi yashize nari ndwaye, ariko none nk'ubu ndi muzima ntabwo ndwaye. Imana ishimwe ko yakurinze muri ubwo burwayi, uyu munsi ukaba ukiri guhumeka. Hari igihe bibaho kubw'impamvu runaka wenda, ariko Uwiteka ashimwe ko akomeje kutubera amaso. Ni ukuri. Ndi kwizera rero ko mu mwuka aho ugihagaze neza, utigeze uhungabana. Oya, ntabwo nigeze mpungabana, ntabwo mu mwuka aho narwaye. Yego, Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko ukirinze cyangwa se ugitwaye neza ibyo kwizerwa. Uwiteka ashimwe cyane. Hanyuma nawe maje kubwira abantu ko tugiye kwinjira mu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Imana yagushyize ku mutima uyu munsi, hanyuma ubundi abantu badukurikiranye bakaza guhemburwa n'ibyo Imana yagushyize. Imana iguha umugisha kubwo kunyakira. Abakunzi ba Savana n'abakunzi ba Yesu ari ku Ngoma, wowe wakoze subscribe, ugakora share na comment, Imana ikumpera umugisha aho uherereye hose. Wowe udahwema gukurikira ibyigisho byacu, Imana ikumpera umugisha. Kandi ni ukuri njya mbibona kuri Savana rwose muri abantu beza. Imana rero ibaha umugisha. Rero turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi
navuga ngo Imana yabanye natwe kandi ikomeje kubana natwe. Ni ukuri navuga ngo ku muntu waba warabuze umubyeyi, akabura umwana, akabura papa we, akabura famiye, nakubwira ngo komera, ihangane. Ariko turanashima Imana ko yagumije kutubera Imana, igatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, igatanga ingabo z'igihugu zikabohora igihugu cyacu cy'u Rwanda. Aho muri namwe Yesu abantera umugisha. Ni ukuri ubutwari mwakoresheje n'imbaraga mwakoresheje, Imana ijya ibaha umugisha mu kazi mukora, ijya ikomeza ibarinde kandi igumize ibashyigikire. Muri intwari rwose, kandi rwose tugenda tubibona ko muri intwari. Dushimira umuyobozi wacu, nawe Imana ijya imugumiza imuturindire kandi imuduhere n'umugisha kubw'ubuyoborere bwiza. Yagiye akora ibintu byinshi bitandukanye kandi n'uyu munsi aracyakora. Yakuye imfubyi mu bwigunge, batari bafite kwiga barabashije kwiga, abapfakazi yabahaye gira inka. Imana iguha umugisha mubyeyi aho uri, Imana ijya igumiza ikwambika imbaraga kandi uburinzi bw'Uwiteka bugumize bukubeho. Ibyinshi yakoze ni ukuri kandi aracyakora n'ibindi. Imana izamugumiza imukoreshe iby'imbaraga n'ubutwari, kuko abari bababaye benshi 90% bagiye babona umutekano, babona n'ibyishimo. Navuga ngo rero wowe utameze neza, gubwa neza kandi wiringire yuko Imana iri mu ruhande rwawe. Wiringire ko Yesu ahari kandi ni ukuri akubereye maso, kubera ko ibyo yakoze ni iby'imbaraga mu ruhande rw'umuntu wese, mu ruhande rw'umubyeyi udukurikiranye, mu ruhande rw'umukobwa, mu ruhande rw'umugabo. Ibintu Imana yakoze ni iby'imbaraga, ni ibyo gushimirwa. Imana rero tuyishimire ibyo yakoze, uko byaba biri kose, uko byaba bimeze kose. None hacu haruta ejo hashize. Ndibwira yuko hari impinduka, ntabwo igihe turimo cyangwa ibihe turimo uko ejo byari bimeze ariko ubu ngubu bimeze. Ndibwira ko hari ikintu cyagiye kigenda neza ku buzima bw'umuntu wese udukurikiranye. Nawe bitagenze neza bizagenda neza, kuko Yobu yanditse amagambo meza aravuga ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, kandi iki giti koko iyo bagitemye kijya kigera igihe kigashora imizi, kikongera kigashibuka, ngo kikongera kikazana amababi meza y'ibitontome. Navuga ngo rero gira ibyiringiro yuko Umwami Imana ashoboye ibintu byose kandi afite imbaraga, yuko igiti naho cyaba cyaratemwe cyakongera kigashibuka. Mubyeyi udukurikiranye, wasanga ari abana bawe batemwe, wasanga ari umugabo wawe watemwe, ariko wiringire yuko Imana ishoboye ibintu byose, kuko ari Imana nziza kandi ari Imana ishoboye ibintu byose. Rero nari ndi kuvuga ngo Imana igumize ibasange, ibahumurize muri iyi minsi 100, ibambika imbaraga zo gukomera. Kandi ni ukuri tugumize tunasenga twibuka iby'Imana yakoze by'imbaraga mu ruhande rwacu, kandi ikomeje n'ubundi gukora, ikomeje kutugirira neza. Reka dusome ijambo ry'Imana tudatinze, dusanga mu gitabo cy'Abakorino. Turasoma ibitabo 3, dusome Abakorino igice ni icya 10, nako umurongo ni uwa mbere. Abakorino ba kabiri, Abakorino urwandiko rwa kabiri rwa Pawulo yandikiye Abakorino. Igice ni icya mbere, yego, umurongo waho ni uwa 9, umurongo waho utera ku murongo w'10. Yego, ni hano hafite titiri ivuga ngo Pawulo ashimira Imana bwo kurokorwa ibyago n'urupfu. Yego, Pawulo, uwo ni Pawulo wari uri gushimira Imana kubera ko Imana yari imurokoye. Murabizi ko yagiye imurokora impfu nyinshi, genda imurokora imukura mu nzu y'imbohe, ariko natwe dushimiye Kristo ko yaturokoye. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yego, mureke dusome ijambo ry'Imana. Abakorino ba kabiri ibice byaho, igice cya mbere umurongo waho wa 9 havuga ngo twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa. Hera ku 10. Yaturokoye urupfu rukomeye gutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringira yuko izakomeza
kuturokora. Imana ishimwe, ni umurongo wonyine gusa nashakaga. Ijambo riratubwiye ngo yaturokoye urupfu rukomeye, rutyo nanone iracyaturokora kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Wowe Imana yagiriye ubuntu, wowe Imana yarokoye urupfu rwari rukomeye. Nari nkubwiye ngo yakurokoye rurya rupfu rwari rukomeye, n'ubundi yiteguye kukurokora, nubwo intambara zaba ari nyinshi, nubwo ibiteye ubwoba byaba ari byinshi ku buzima bwawe, ariko dusomye ijambo ry'ihumure rivuga ngo yaturokoye urupfu rwari rukomeye. Urupfu ni ukuri rwari rukomeye, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo yaturokoye urupfu, ariko ikomeje no kuturokora. Ntiwumve yuko mu kigeragezo urimo uyu munsi wa none Imana yaba yarananiwe cyangwa itagifite amaboko. Oya, Imana ifite amatwi yo kumva, Imana ifite amaboko, Imana iracyakomeje kuturokora impfu zitandukanye. Imana itugirire neza. Ni ukuri Data wa twese, aho uri wiyumve mu ihumure, wiyumve mu ikaze, wiyumvemo rwose ko umutima wawe ukomeye, wiyumvemo ko yakurokoye kirya gihe yakongera n'uyu munsi ikakurokora, kubera yuko yaturokoye urupfu rukomeye cyane. Imana iturengere kandi tugirire neza. Hari irindi jambo nari nasomye naryo numva naryunganisha n'iri ngiri, riri muri Yesaya ibice byaho 40 umurongo waho wa mbere, naho hadusomere. Ariko ku muntu wese ukurikiye iki cyigisho, wumve yuko Imana yakurokoye ruriya rupfu mama, wumve yuko Imana ishoboye ibintu byose, wumve yuko Imana igishoboye kukugirira neza, wumve yuko Imana igishoboye kugukorera ibiruta cyane ibyo wowe watekerezaga. Imana ihabwa icyubahiro. Wowe uri mu gahinda, wowe uri mu mubabaro, wowe utameze neza, iyumvemo yuko Imana yonyine yakoze icyo kintu cyari gikomeye, ikakurokora urwo rupfu. Yabasha kugukiza uburwayi waba ufite uyu munsi, ikakurokora urwo rupfu. Yabasha kurema ubuzima bufatika, ikakurokora urupfu. Yabasha kugukura mu bupfubyi, yabasha kuguhindurira amateka. Imana iracyafite ingabo nyinshi, Imana iracyafite amaboko menshi, Imana yabasha kukugirira neza, Imana yabasha gukora iby'imbaraga mu ruhande rwawe. Imana itugire neza. Reka dusome n'iryo jambo muri Yesaya 40, yego umurongo wa mbere havuga ngo nimuhumurize abantu banjye, ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, ngo mubahumurize rwose, nuko Imana yanyu ivuga, nuko Imana yacu ivuga. Nkuzanira iri jambo ni ukuri ryihumure ku buzima bwawe. Wowe wumva utameze neza, narivuze ngo ijambo riravuze ngo nimuhumurize abantu, kubera yuko Imana ariko ivuga. Ni ukuri nari nkuzaniye ijambo ryihumure kugira ngo wumve yuko umutima wawe ugomba guhumura, kumva yuko ugomba gukomera muri wowe mu bihe bigoranye, mu bihe nk'ibi bigoye. Nari mvuze ngo humura, humura komera, Imana iri mu ruhande rwawe. Humura komera, Imana yakurokoye urupfu rwari rukomeye. Humura komera, ntabwo yananirwa kugukiza ibingibi byoroshye, ntabwo yananirwa kubigutambutsa, ntiyananirwa kugutambutsa inzara, ntiyananirwa kugutambutsa umubabaro, ntiyananirwa kugutambutsa agahinda, kubera ko yakurokoye urupfu rwari rukomeye. Ibi ntabwo yananirwa kubigutambutsa, ntiyananirwa kugutambutsa ubu burwayi, ntabwo yananirwa kugukiza ibikomere ufite ugenda nuko bwije nuko bukeye, ntabwo yananirwa kubikora mama. Oya, humura mu nzira zose, humura. Iyumve mwihumure, wiyumvemo yuko uhumuye, yuko Imana yakurokoye urupfu kandi ikakurokora urupfu rwari rukomeye. Wumve yuko izanye ihumure, wumve yuko yubatse ihumure mu buzima bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Nahomu, igitabo cya Nahomu ibice byaho 2 umurongo wa mbere, umurongo waho wa mbere haravuze ngo dore mu mpinga z'imisozi, dore amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Ngo Yuda we, ngo komeza ibirori byawe byera. Imana ihabwa icyubahiro. Umva wowe wa mubyeyi we, komeza ibirori byawe byera. Dore Uwiteka azanye ibyamamaza amahoro ku buzima bwawe. Oya, wareba ukabona nyine, ukabona inzira nta nzira iriho, ukabona inzira ntayihari, ukabona imbere yawe hari ikiraro kirekire, ukabona kucyambuka biragoye. Ariko uyu Nawomi baramubwiye ngo komeza, ngo dore mu mpinga z'imisozi, dore amaguru yuzanye inkuru nziza. Yuda we, shyiramo izina ryawe. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, uhigure imihigo yawe, kuko umunyakibi atazongera
kunyura iwawe ukundi. Urokoye rurya rupfu rwari rukomeye, Imana ishimwe, ntabwo yakongera gutuma rwongera kugaruka mu maso yawe. Ntabwo naho abarozi baroga, naho byagenda gute, aravuze Uwiteka ngo dore mu mpinga z'imisozi, dore umuntu uzanye inkuru yo kwamamaza, yo kwamamaza ubuzima buzima, yo kwamamaza ubuzima bw'amahoro, yo kwamamaza umunezero ku buzima bwawe. Mama, igihe wababariye kirahagije, igihe waririye kirahagije, ariko umvira ijambo ko rivuze ngo dore mu mpinga z'imisozi, dore amaguru yuzanye inkuru nziza, ngo akamamaza iby'amahoro muri wowe, mu mutima wawe. Yewe Vestina we, ngo komeza ibirori byawe byera. Yewe Mukasanga we, komeza ibirori byawe byera. Yewe Delphine we, komeza ibirori byawe byera, kubera yuko umunyakibi ntazongera kunyura iwawe. Yewe Shatari we, komeza ibirori byawe byera. Yewe Diane we, komeza ibirori byawe byera. Ntabwo umunyakibi azongera kunyura iwawe, nubwo byanze nyine ukabona ko byanze, ariko ijambo rivuganye nanjye ngo komeza ibirori byawe byera. Nta munyakibi uzongera kunyura iwawe, nta ntambara zizongera kunyura iwawe, nta ndwara zizongera kunyura iwawe. Ni ku Uwiteka avuganye nanjye muri iri jambo ko yakomeza ibirori byawe byera. Wagiye utegura ibirori inshuro nyinshi, ibirori biranga birapfa, ugahorana agahinda, ugahorana umubabaro, kumva yuko wihebye, kumva yuko wigunze, ufite agahinda. Ariko Uwiteka avuganye nanjye ngo komeza ibirori byawe byera. Hoya wicika intege, Imana yakurokoye urupfu rwari rukomeye, ntabwo yakureka, ntabwo yakurekura. Wicika intege wa mubyeyi we, wicika intege wa mugabo we, wicika intege wa mukobwa we, komeza ibirori byawe byera. Umunyakibi ntabwo azongera kunyura imbere yawe maso yawe ukundi, kubera yuko Data nikavuganye nanjye. Imana ije kugirira abantu neza, Imana ije guhumuriza abantu. Akira ijambo ry'ihumure, mutima wawe nuhumure mu bibazo uri mu uyu munsi, mu bigerageza uri mu uyu munsi. Mutima wawe niwongera unyoterwa Imana, wongera ugirira Imana icyizere, wongere wumve ko Imana yakurokoye urupfu rwari rukomeye, n'ubundi yabasha kukurokora. Ibyo ngibyo ubona bikwegereje, ibyo ubona bikuzengurutse, ibyo uri kubona biteye ubwoba, Yesu avuganye nanjye ngo nkubwire ngo komeza ibirori byawe byera. Umunyakibi ntabwo azongera kunyura imbere y'amaso yawe, umunyakibi ntabwo azongera kuzenguruka ubuzima bwawe, umunyakibi ntabwo azongera kwica ibintu byawe ukundi. Wowe komeza ibirori byawe byera, kubera yuko Data wa twese aje kugirana nawe isezerano yuko umunyakibi atazongera kunyura imbere y'amaso yawe ukundi. Komeza ibirori byawe byera wa mumama we, komeza ukora ibyo wakoraga, komeza bizinesi yawe. Umurozi ntabwo azongera kunyura imbere y'amaso yawe ukundi. Komeza wa mubyeyi we, komeza wa mugabo we, komeza wa musore urambagize, komeza wa mukobwa wa bizinesi yawe, komeza umushinga w'ubukwe. Ntabwo umunyakibi azongera kunyura imbere yawe, umunyakibi ntazongera kunyura imbere y'amaso yawe ukundi. Oya, abantu bafite bizinesi cyangwa bafite imishinga barimo, yaba iy'ubukwe, nabwiwe ngo mbabwire ngo mukomeze, kubera yuko umunyakibi atazongera kunyura imbere y'amaso yawe ukundi. Ntabwo azongera kubyica, kubera ko Imana yakurokoye. Impfu zari zitandukanye, abarozi barakuroze ariko ntiwapfa. Ibyakugenzaga byari bihari, byari kukwica byari bihari. Ijambo ryatubwiye mu Bakorino ngo kuko yaturokoye urupfu rwari rukomeye, n'ubundi yigambiriye kuturokora n'urundi rupfu. Naho rwaza, Imana izabana natwe, naho rwaza izaturokora. Kubwo kwizera Imana, Imana ihabwa icyubahiro. Nimuhumure kandi ukomere, wiyumvemo imbaraga, wiyumvemo ko Imana igukunda, wiyumvemo ko Imana ari umurengezi wawe, wiyumvemo ko Imana ari umutabazi wawe, wiyumvemo ko Imana ishoboye ibintu byose, wiyumvemo ko nta kintu kijya kinanira Imana. Mu bumana bwayo iribashije. Wowe komeza, kubera yuko dore amaguru y'umuntu uzanye inkuru nziza ku buzima bwawe. Wa mukobwa we, utegereje igihe kirekire, ariko dore amaguru yuzanye inkuru nziza. Witega ubwoba n'ibyo uri kubona, witega ubwoba n'ibihe uri kubona, ibihe ukabona bibaye bibi kurushaho. Oya, witega ubwoba, umva ijambo icyo rivuze, gendera mu ijambo. Ijambo rikubatureho iyo minyururu, rikubatureho ako gahinda, rikubatureho uwo mubabaro, rikubature, ryongere rikubature. Riravuze ngo dore amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yewe runaka we, komeza ibirori byawe byera, ariko uhigure imihigo wahize.
kubera ko abantu benshi bahize imihigo, bahigiye imihigo mu bibazo, ugahura n'ikibazo ukavuga ati reka mpige umuhigo, ukavuga ngo Mana numpa kubyara nzatanga ituro, Mana numpa kubyara nzashima Imana, ariko gushima bikakunanira. Mana nunyubakira urugo bizagenda gute? Ukibagirwa yuko watuje akanwa kawe ugahiga umuhigo. Banza uhigura imihigo, kubera yuko abantu benshi bafite imihigo. Mana yaturokoye urupfu, ni ukuri rwari rukomeye, ikomeje kuturokora, ikomeje kuturengera, ikomeje kutugirira neza. Navugaga ngo Yesu agumiza twambike imbaraga. Dusubire muri rya jambo ryo muri Yesaya, wasanga haruje none aha ngaha bataryumvise. Mana ishimwe. Nabyo birashoboka. Twasomye muri Yesaya 40 ibice 40 umurongo wa mbere. Yego. Havuga ngo nimuhumurize abantu banjye. Ngo nimuhumurize abantu banjye. Muhumurize abantu banjye. Ngo muhumurize abantu banjye. Niko Imana yanyu Niko Imana yanyu ivuga. Dusomere hasi yaho kuri 2. Aravuga ngo muvuge ibyururutse imitima. Muvuge ibyururutse imitima y'Abi Yerusalemu y'Abanyarwanda. Muvuge ibyururutse umutima w'Abanyarwanda mu gihe kigoye bahagazemo cyangwa bari kwibuka. Muvuge ibyururutsa imitima y'Abanyarwanda, yaba ari abari mu Rwanda rwagati, yaba ari bari mu bihugu byo hanze. Ariko reka tubabwire icyakururutsa umutima wawe, nuko Yesu aje kukugirira neza, nuko Yesu aje kukurengera, wibutse iminsi yawe ya kera kugeza na n'uyu munsi n'iyi tariki. Navuga ngo akira ihumure ry'Imana. Wowe wumva gutameze neza, wowe wumva gudatuje muri wowe, ariko ijambo reka riguha ihumure, akira ikomeye. Iyo Mana yacu irashoboye, iyo Mana yacu nta kijya kinanira, iyo Mana yacu ni umubyeyi, iyo Mana yacu ni umutabazi. Yakomeza n'ubundi kuturokora, katurekura ibyari bitwasamiye, katurokora ibyashakaga kuturwanya, katurokora ibyashakaga kutunaniza. Imana Data wa twese yiteguye kukurokora, yiteguye kukurengera. Naho marangije ahita gerekaho ngo dore amaguru yuzanye inkuru nziza. Akira igitangaza aya masaha cy'inkuru nziza ugiye kumva mu matwi yawe, cy'ubundi ubuzima Imana iremye ku buzima bwawe, by'ayandi mahirwe Imana iremye ku buzima bwawe, cy'undi munezero Imana iremye ku buzima bwawe. Imana itanze umunezero, Imana itanze ibyishimo, Imana itanze kubaho, Imana itanze ubwisanzure, Imana itanze guhuza, Imana itanze ubundi bumwe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana Data wa twese yongeye kugaruka, yongeye kurema iby'imbaraga, kandi ni ukuri irabiremye, kandi ni ukuri irabikoze. Itanze ihumure ku Banyarwanda. Nimuhumure, nimukomere, mwambara imbaraga, kandi ni ukuri pe. Ni ukuri muhumure. Yesu arahari, ntabwo azigera ahinduka ukundi. Uwiteka yaturokoye urupfu rwari rukomeye, kandi n'ubundi akomeje kuturengera, kandi n'ubundi akomeje kuturokora. Ni ukuri wongere uhumure muri wowe, wiyumvemo ihumure. Ni ukuri wiyumvemo gukomera muri wowe. Turashima Imana ko hari abantu Imana yahaye gukomera, kandi dushimira n'umuyobozi wacu. Ni ukuri Imana yamukoresheje iby'imbaraga by'ubutwari, akongera guhuza umunyarwanda n'undi, bakagirana imbabazi. Umuntu akagirira imbabazi umuntu wamwiciye. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane, kikongera kubaho. Rero twongere duhumure, twongere dukomere, twongere twambare imbaraga, duhumurizanye. Humurize mugenzi wawe uzi wagize ikibazo, umuhumurize, umuganirize. Imbuto y'urukundo, mwereke urukundo, umusure rwose. Mube hafi y'abantu bagize ibikomere, babuze ababo. Mwongere mwururutse imitima yabo, mwongere babone ko bari kumwe n'abantu. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Nari mvuze ngo nimuhumurizanye, kandi twibuke twongera no kwiyubaka. Umutima wawe ntubusenye kubera ibihu uhagazemo nonaha, ahubwo wibuke uniyubaka. Wubaka umuryango wawe, wubaka umutima wawe, wubaka urubyaro rwawe, wubaka ubuzima bwawe. Imana Data wa twese ibaha umugisha. Ndashoje, reka dusenga Imana. Mana nziza, Imana ikomeye, uri se umwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye ko Mana hari amaguru yuzanye inkuru nziza
mu banyarwanda n'abanyarwandakazi. Tugushimiye Mana nyagora ku ngoma kuzanye inkuru nziza Mana nyagora ku ngoma mu gihugu cyacu. Tugushimiye Mana nyagora ku ngoma Mana kutanze ihumure, izina ryawe Mana rishimwe. Tugushimiye ko waturokoye urupfu rwari rukomeye, n'ubundi witeguye kuturengera no kutugirira neza. Mana ihabwe icyubahiro, Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Wongere wamamare Kristo, wongere uganze Kristo, kuko uri data wa twese mwiza. Turagushimiye, turaguhimbaje, turasenze cyane Mana nyagora ku ngoma. Zenguruka imitima y'ubwoko bwawe, zenguruka imitima y'abantu bawe. Wongere Mana nyagora ku ngoma, wishyiremo ihumure, ganze mu mitima yabo. Wongere ukora iby'imbaraga, wongere uganze Mana, wongere Mana uturinde kandi utugirire neza. Urinde Mana nyagora ku ngoma, ngabo z'igihugu zirinde. Urinde Mana nyagora ku ngoma, muyobozi wacu murinde muri ibi bihe Mana nyagora ku ngoma. Banyarwanda n'abanyarwandakazi Mana ubagirire neza, abari mu gihugu mu rwagati, abari hanze y'igihugu Mana ubarindire iyo bari, mu izina rya Yesu Kristo. Dutanze ihumure Mana ku muntu wese ugiye gukurikirana iki kiganiro. Cyubaro kibi cyawe Mana, utanze ihumure mu bantu bawe. Cyubaro kibi cyawe Kristo, gusutsa imbabazi Mana mu bantu bawe Kristo, gusutsa urundi rukundo, ukongera ukaruvomerera. Kandi igiti cyatemwe cyongeye gushibuka, Uwiteka kikongera kikera amababi y'ibitontome. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Turagushimye, turaguhimbaje, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Tuzagomeza gusengana uko ibihe bizajya bigenda bihinduka. Nizeye Imana cyangwa intsinzi y'Imana yuko bizagenda neza. Ushaka ko dusengana wamvugisha kuri nimero ya 0783 70 275 cyangwa ukajya no kuri Yesu ari ku ngoma ugakora share na comment na subscribe. Mana data wa twese rero ibampera umugisha, ndabakunda cyane. Tuzasubira. Yego nukuri natwe turagukunda kandi twamenye ko Imana ituye muri wowe ari Imana y'ukuri, ni Imana yo kwizerwa. Amen. Yego iyo niyo nimero rero ya Claudine, muze kumuhamagara abantu mushaka gusengana nawe. Ubundi abasengera Imana, ni umuhanuzi ndamuzi nubwo aba yanze kubivuga, ariko ni umukozi w'Imana n'ukuri. Ni umukozi w'Imana mu by'ukuri, muze kumwegera musengana Imana. Reka mbashimire, mbabwire ngo mukomeze mwibuke mwiyubaka, tuzasubira ubutaha.